umwana nanone iragiye atoragura ikintu muri puberi ukurikirane filime akanuku kandi ntajye kiguca kora subscribe hasi tujye tubona umunsi ku munsi. Umugabo yitegereje neza abona hari igipupa atoraguye kimeze nk'igipirizo abarya azanira umwana we. Umwana yarara aho ngaho yibere mu nzu isesambwa atumva fata kintu kimeze nk'igipirizo ro nkwihereye ibintu byose bigende neza. Umwana afashe cya gipirizo akiza hano ku ishuri bwabwana bw'ubuke bwafite atumva ese icyo kintu ubundi ufite ni igiki? Ati bikubona ati kinateye ishozi rwose. Ati urwo runtu ndabizi neza mwarutoraguye mu nyanda niyo mpamvu kiri no kunuka. Yabwa ati ibyo birakureba ati ibyo birabareba ibyo ntabwo bindeba. Umwana yasafuze filime mu kuvuza ifirimbi kumba afite cyanya muri ikintu cy'igisore cyaraje gitagikanga umwana gitakimukana intoki yabatumva we utazuye gusuzugura boss wanjye cyase kijugumbiza umwana kimutiye ruguru urebe umwana mu gutaya yatashye yakomeretse ijisho barimennye. Ukurikire isasa ngatumva mwana wanjye ntukajye wijandika mu ntambara nakubiye gujye wiga nicyo kintu nakuza nicyo kintu cyatumye nkujyana mwarira shira. Ambwa ati papa ngiye nta muntu mbanendereza ngo bajya baza bakanyendereza. Umwana afite cya gipirizo cyatangiye kuvamo ikintu kigiye gitandukanye gitangiye gucamo umwobo. Umwana atagira ubwoba atajugunya cya kintu hirya. Ukurikire umwana atangiye kubona ibintu by'imizimu zimukuntu. Umwana aryamye aho ngaho yasaga ati papa hari ibintu ndi kubona je wowe utari kubona se? Ati njye ibintu ndi kubona. Umwana yatangiye kugira ubwoba kubera cya gipupe cyari igipupe ndere ibintu byatangiye kuvamo. Ukurikira filime akanuku kandi cyatangiye kugira gihaguruka kivamo ikintu kimeze nka alien. Umwana yagize ubwoba isata amufata atamukingirana mu kabati batumva injira muri komeza kuntesha umutwe. Ibyo bintu ko ntari kubona n'ibintu nyabaki. Umwana gusa nanone rwa rupirizo rwaragiye rutangira kwirasamo ibintu by'imirasire ukuntu ukitangiye kugira kiforma ukuntu udebe umwana yarakirebye ahari. Umwana aratungurwa yatangira kurasa ukuntu ukugera filime akanuku kandi ntajye kigucika. Barakoreka cyahise kizana akantu ku mutwe kameze nka wa muga kameze nk'akakanu yankayangofere wa muga bari kora ku makuru ufite akantu hejuru. Umwana arebye abona na alien gatoya kameze ukuntu hasi haza akaboko gashyira akantu neza ku mutwe wa kaka alien. Ukurikire umwana yese atungurwa kaka alien katangiye kugira kamuvinga gatangiye kugenda. Ukurikire filime akanuku kandi ndebere ikintu kiri aho ngaho. Umwana arikanze gusa ntagize ikindi kintu yongera kubwira se. Ise nawe yahise yambara agomba kujya mu kazi kugira ngo byose bigende neza. Yo mu ryaka ariho nta kintu yigiraga be na gakeya. Barakoreka kaka alien karaje umwana atangiye kugakoraho kameze nk'agapupe. Umwana atangiye kwishima yishimira kano ka alien atangiye guseka nako aka alien nako gatangiye kugenda gasimbuka. Ukurikire kase kamuhereza pome. Umwana atabona ibintu bitangiye kuba nimaje aho ngaho nkomereza pome. Umwana yarishimye hatumva aho gumereze n'izindi. Umwana ibyishimo byaramwishe byatinze aje ku ishuri afite kagapupe kiwe kaka alien kiwe ku rutugu bari kugenda baseka bishimye bameze neza nta kibazo bafite. Ukurikirane filime akanuku kandi ntagiye kigucika akora subscribe aho hasi. Byatinze umwana agiye ahura n'imbwa yambwiye rumukanga umunsi ku munsi yasebwera kagapupe atumva nyine kurwana n'iri yambwa kandi ukayinesha kandi alien kandi gafite imbaraga nyinshi kase karwana n'imbwa karayinesha. Ndebere umwana nawe yarishimye. Ukurikirane filime akanuku kandi ntagiye kigucika. Umwana kaka alien kagiye gakora ibitangazo bigiye bitandukanye kabonye ko kana alien arakanyembaraga ibintu byose ashatse kaka alien katakabimukorera. Ukurikirane byatinze yambwa atumva yene ibipupe byinshi cyane ati abimeza se kaka alien kazikamureza ibipupe byinshi bigiye bitandukanye. Umwana ibyishimo byaramwishe aramwe atumva fasha no gukora ibizami dore ibizami byananiye gatakamureza rinete azagereramo agasikana ibibazo agatabona ibisubizo byabyo. Bari mu ishuri barakwereka umwana hari akantu katambutse arafata agiye gukwica akubita mu maso ya mwarimu. Ukurikire barakwereka wa mwarimu na wundi winyenye wa mwana hari kandi kongeye kuza undi nawe agiye kugakubita ahita kwita mu maso ha mwarimu. Wa mwana yarishimye igisho biramwica yari yambaye rinete ziri kumufasha zikamukorera amaji ibibazo akabikora neza 100%. Wa mwarimu yarasinga atumva we zana izo rinete zawe ndebe izarizo. Umwana ariwe Chris yazana rinete yazikuye maze yereje mwarimu undebere zose zimukubita mu maso zimera nkaho zimutwitse. Mwana yise zaho ngaho baza ukaraba ku ntoki. Ukujya mgatumva rwose wa alien yanjye we ati ndagukunda cyane ati urukunkorera amaji zatari ati sinanzi ko bino bintu bibasha sinanzi ko bikora. Urebe nibyatinze kwe kano turi ku ishuri mwarimu yaraje bari muri sport arabgatumva nta muntu wasimbuka hano none urukiramende abgatumva wasimbuka hano ninde. Wa mwana yahise asimbuka vuba ariwe Chris kuva yaturagura kaka alien kamuhereje imbaraga zimwe zitabaho. Yarongera aramana abgatumva ati kuva nabaho nta mwana numwe nabona usimbuka hano ati niyongere koko ati Chris ongera usimbuka hano nimba ko kuri tari kwa wasimbuka. Chris amgatumva ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ya alien yamwereje n'inkweto nziza inkweto zirimo amaji zatari. Umwana cyasi yariteguye yitegereza ahantu bamubwiye gusimbuka. Uyu mwana atangiye kugira imbaraga ari inkweto alien yamuhereje inkweto nziza cyane gusa zirimo imbaraga. Umwana arahasimbutse n'ubundi azaho ngaho
aza ku ya mashini yirukanka umwana yirukanyiraho ya mashini itangira gucikagurika. Ukurikire umwana agize imbaraga, abanyeshuri bose baratunguwe. Mu koga umwana yari afite speed ya hatari, umwana yarogaga bya danje koga nk'ifi ndetse afite n'umuvuduko wa danje. Sanga tuzatangiye kwibandura, sanjya kumuhereza imbaraga zimi mashini ukuntu umwana aroga. Undebere kaka yariye umwana yatoraguye ukuntu kagiye kamukorera ibintu bigiye bitandukanye. Umwana wari umukene, undebere imbaraga atangiye kugira. Undebere yasabwa aho ngaho ngayimo yaratunguwe. Umwana ko urukiramende yasimbutse ndetse n'ibintu yakoze yatangiye guchallenge umwana, tumva turwane wa mwana we. Umwana yatangiye kurwana n'umugabo wa mwarimu bigisha siporo, aragisha muhondagura hasi. Byatinze umwana yasaza abwira umwana, tumva